Hello guys, nizere ko mumeze neza. Abantu batameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere, mu ijuru hari Imana. Ibitakunze uyu munsi burya ejo byakunda, burya ejo byakwemera. Nawe se hari abari kwa muganga wowe uri muzima, hari abari ku mwuka bari kwishyura, ariko wowe urinjiza undi ugasohora undi ku buntu. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko ibitakunze uyu munsi bishobora gukunda ejo. Shimira Imana ukomeze. Mbere na mbere ndashimira buri mwe wese wakanze subscribe. Mwari muzi yuko ngeze kuri 10k kubera mwebwe. Imana ibaha umugisha. Buri kiganza cyose cyakoze kuri subscribe, comment and share, nukuri Imana igikomeza igihire. Nikigaragaza ko muri kunkunda cyane, nanjye nkabakunda. Dukomeze rero, dukomeje kwivura dukoresheje ibimera. Hari abantu rero bari kumbwira ngo barakize, n'amakomenti menshi bagenda babimbwira, abaca inbox bakoresheje WhatsApp, bakambwira ngo nukuri turagushimiye, reka nanjye nze hano nshimira Imana ko yaherekeje iyo miti ikabagira umumaro. Njya nkunda kubabwira ngo birambyibushya kumva ngo mwakize. Nawe rero utarakira wicika intege. Imiti y'ibimera ntabwo ihita ikoreraho ako kanya, ahubwo guma ku kidendezi cyawe, nawe Yesu yahaca akakubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe, ugahita utaha umeze neza. So rero hari abantu banyandikiye barambwira ngo teri wacu watubwiye rwose umuti dushobora gukoresha tukagira amaso y'umweru, tukareka gutukuza amaso. Mbere ya byose banza umenye ngo mbese ni iki gituma amaso yanjye atukura. Niba unywa inzoga nta kabuza amaso yawe ntiyaba umweru unywa inzoga. Niba unywa itabi, urumogi n'ibindi, ntabwo amaso yawe ashobora kuba umweru igihe cyose ukoresha ibyo nkubwiye. Niba uri wa muntu ukoresha mashine cyane, ugakoresha telefone cyane, ntugire umwanya wo kuruhutsa amaso yawe, nta kabuza amaso yawe azaba umutuku. Ariko kandi nje kuguhumuriza nkubwira ngo ukoze ibi ngiye kukubwira, nta kabuza amaso yawe yajya ahora ari umweru, yajya ahora asa neza uko ubyifuza. Uti rero nakoresha iki? Mbere ya byose, nimba ukoresha telefone, irinde gukoresha urumuri rwinshi muri telefone yawe. Niba ukoresha machine, ni byiza cyane, wenda ushobora kuba ufite akazi bikagusaba ko ukoresha machine cyane. Gerageza wihe iminota 2, uhaguruke ujye kure cyangwa 5, hanyuma ukore uyu mwitozo gutyo. Sibyo? Nurangiza muri iyo minota amaso yawe azongera agarura ubuyanja, atagaga yatumagaye, azongera agarura ubuyanja, usubire mu kazi kawe. Nkunda kukubwira ngo erega uri muri ako kazi kubera ko ufite ubuzima bwiza. Udafite ubuzima bwiza wakwisanga mu bitaro, wakwisanga babaze ayo maso yawe. Ni byiza rero kugomba kubungabunga amagara yawe kugira ngo ukora akazi kawe bitakubangamiye. Ni byiza cyane ko wikurikirana. Niba ukoresha telefone, irinde gukoresha telefone mu mwijima. Hari abantu bakunda kuryama bakavuga ngo telefone niyikubikira. Ibyo bintu ni bibi. Rwa rumuri rukumurika nijoro muri telefone rimwe na rimwe n'ababikora biyoroshe. Ndagira ngo ngutangarize ko bitinde bitebuke ushobora kuzisanga urwaye kansa y'ubwonko kubera urwo rumuri rupika mu maso bikirukankira mu bwonko. Bitinde bitebuke waba uri gucukura imva yawe ukoresheje telefone. Ni byiza rero kubihagarika cyangwa se ugakoresha telefone utari mu buriri, ugakoresha telefone habona, wacanye itara kandi ugabanyije urumuri, bikaba byiza kurushaho. Ibyo si byo nkubwiye. Ikindi rero,
niba unywa inzoga zihagarike niba ushaka kugira amaso y'umweru, niba unywa itabi bireke niba ushaka kugira amaso y'umweru. Ariko kandi hari n'abadafata ibyo byose ariko bikanga bakagira amaso atukura. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo mbafashe, narababwiye ngo icyo nzajya menya cyangwa nzi kukihererana, umva ntabwo bishoboka, nzajya mbibabwira. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora, ndakubwira ibintu bitandukanye kugira ngo nubona kimwe undi akabona ikindi birushaho kuba byiza. Hari igihe wabona kokombure ariko njye ntayibona, niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo turusheho kunganirana. Fata amazi ashyushye watetse, nurangiza uyashyire mu kadobo cyangwa akabase gusa kegeranye ku buryo urunamamo umwuka ukakuzamukiraho ukanuye. Ibi ubikora iminota 10, ukabikora 3 mu cyumweru wunamye mu kadobo karimo amazi ashyushye. Uwo mwuka ukakuzamukira mu maso. Rimwe na rimwe hari ababiri byunzwe nka kuriya twiyuka, murabyumva. Noneho sasa warangiza ayo mazi ashyushye mbabarire, ayo mazi ashyushye atuma amaso yoga agaca. Ni byiza rero bikore 3 mu cyumweru, uzazumbwira ngo teri warakoze pe, amaso yacu yarongeye aracya. Ikindi kintu ugomba gukora, muntu utaryamira igihe ngo ugire amasaha adahinduka yo kuryama, ukaryama saa 6 ejo ukaryama saa 5, ni byiza ko turuhura ubwonko. Amamashini ukava ku kazi ukagera no mu rugo, amamashini byangiza amaso. Ni byiza ko umuntu mukuru nibura aruhuka amasaha kuva kuri 7-8. Rero ibi nabyo bifasha amaso kuba umweru. Ubundi muti w'umwimerere wakoresha, maze kubabwira amazi kandi nawe yo ni umuti. Ikindi wakoresha kokombure. Kokombure turazizi, ugifungura video urakabona akantu kameze nk'umwumbu muremure, ariko nakubwira ku batayizi. Cyangwa se iyo kokombure isa nk'ikataguye aho ngaho kuri thumbnail, nayo ushobora kuyibona. Iyo uyikoresheje ukayikatamo uduce, warangiza nk'akazeru, warangiza utwo duce ukaturambika ku maso, ukabikora mbere y'iminota 30 cyangwa 35 mbere y'uko uryama nijoro, ukabigira akamenyero. Ushobora kubikora rimwe ku munsi igihe nyine ushaka ko amaso yawe atazahinduka asanzwe ari umweru ariko ntushaka ko azaba umutuku. Ariko atukura wabikora buri munsi kugira ngo amaso yawe ake. Ukajya ubikora cyangwa se ukabikora nka 4 mu cyumweru icyakorohera. Warangiza ukabona kudukuraho ugasinzira. Rwose ndakubwiza ukuri ko amaso yawe azashyira agahita aba umweru. Nawe ukaza ukambwira ngo wa muti warakoze. Ikindi kintu wakoresha, kapsine murayizi, nkunze kuyivuga cyane. Ni umuti Imana yaturemeye uvura indwara ntashobora no kubara umubare. Ejo nababwiraga ko ushobora kugarura umusatsi wawe ukoresheje kapsine. Ndagira ngo nkutangarize ko kapsine ishobora gutuma amaso yawe aba umweru. Utinyikoreshe gute? Yirye nka salade cyangwa se ufate na karoti, ubi blending cyangwa ubusekurane kugira ngo uze kubona umutobe w'urwo ruvange. Nurangiza ujye winywera uwo mutobe rimwe ku munsi 3 mu cyumweru, amaso yawe nta kabuza azacya. Ikindi kintu wakora kugira ngo amaso yawe ake kandi agumane umwimerere ku bantu bakuze hari ukuntu umuntu agera ngo mu myaka 40 agatangira kureba ibirori ntabe yasoma igitabo, bigasaba ko afite Bibiliya. Ni byiza kwimenyereza ku bantu bakiri bato, kimenyereza kwinywera umutobe wa epinari. Imboga za epinari nazo nizere ko mwazibonye kuri thumbnail, sibyo? Imboga za epinari urazifata ukaziblendinga cyangwa se ukazisekura ikizima. Icyo nshaka nuko uzakamura ukabona umutobe, ukajya winywera agatase ku munsi.
iyo unyweye agatase ukabikora 2 mu cyumweru, ndakubwiza ukuri ko wagira n'imyaka 70 ugisoma, Imana ikikurinze. Rero nawe muntu wumva ushaka kugira amaso y'umweru, kurikiza ibintu bwiye, uzaza dufatanye gushima. Ubwo nta kindi, ahubwo icyo nakwibutsa, mbabarira ukore subscribe, share and comment, umbwira ibindi bintu tuzagenda tuganiraho. Ndahari ku bwanyu, narababwiye ngo nkuko mbona mutari kuntenguha muri kanda subscribe 10 n'ukuri 10,000. Ndanyurwa niko nteye, ndanyuzwe. Imana ibahire, ndabakunda, Imana ikandusha.